Wa musore we nubona bino bimenyetso ngiye kukubwira ku mukobwa mukundana, hunga hita umusiga wigendere. Ikimenyetso cya mbere, umukobwa mukundana afite besto w'umusore. Hari ukuntu ushobora kuba ufite umusore w'inshuti ariko nta kintu bitwaye, ariko aba besto benshi b'abakobwa hari n'igihe uwo musore aba ategereje amahirwe, aba arimo gucunga neza cyane kugira ngo utuntu tuberame gatoya hagati yawe n'uwo muri kumwe, boom, ahita afatiraho. Ndetse akenshi ibyo ngibyo uzabibona nk'ari n'igihe uwo musore besto w'uwo mukobwa mukundana bahorana, ndetse ugakunda no gusanga ibitekerezo byawe ntabwo akunda kubyitaho neza cyane, ahubwo akagendera ku bitekerezo by'uwo musore. Ikimenyetso cya kabiri, umukobwa akunda kuguhatiriza ngo umuhe impano. Mbivugeho byinshi se? Shishaho. Ikimenyetso cya gatatu, akunda guhehetana n'abandi basore nawe uhari imbere yawe cyangwa se abagabo. Ugasanga ukundana n'umuntu ariko atabyitayeho ngo kuhari. Ugasanga umukobwa ahora ari kumwe n'umusore amwikubaho, muri kumwe nawe uri kubireba, amwibwirishwa ubuntu bw'ubugambo, amugira gute. Nawe urabizi uko wiyumva, wikwirirwa utekereza byinshi. Ikimenyetso cya kane, urukundo urimo n'uwo mukobwa akunda kurugira ibanga. Okay, kuba abantu bashobora kuvuga batereka bino bintu tubyoroganiza uku nguku tube tubibitse, wenda impamvu hari ni iyi ngiyi, ibyo ngibyo nta kibazo. Ariko ugasanga umukobwa mukundana we uko ateye ntabwo yifuza ko hari umuntu n'umwe umenya ibyanyu, na za zindi yita ngo ni inshuti ze magara cyangwa se nyine atabishaka, mbese atanabitekereza ko urukundo rwawe nawe hari umuntu urumenya na gatoya. Ibyo ni ibintu nawe uhita wumva cyangwa se uhita ubonesha amaso, nubwo rimwe na rimwe muba mutegereje kugira ngo ngenze mbikwibwirire, ariko nawe urabyumva. Ikimenyetso cya gatanu, umukobwa mukundana ntabwo ajya akwandikira cyangwa se ngo guhamagare mbere. Ugasanga mukundanye nk'imyaka cyangwa se amezi menshi, ari wowe uhora wandika mbere, cyangwa se tutiriwe tunavuga n'impamvu, banza umureke noneho uze kumbaza uko bimeze. Urimo guhatiriza cyane, bigaragara ko urimo kumwirukaho cyane, ndetse we akaba ategereje. Uzanacunge niba uri mu rukundo nk'urwo ngurwo umukobwa mukundana ari we nyine agusubiza cyangwa se akakwandikira ari uko wowe nawe ubikoze. Akenshi uba umeze nk'urimo kumwirukaho, noneho hari n'amategeko n'amabwiriza uba ufite mu rukundo rwanyu, hari ahandi ukenewe jyayo. Ikimenyetso cya gatandatu, umukobwa mukundana ajya akwaka akaruhuko rimwe na rimwe, ngo baby ngo reka bino tube tubivuyemo, ngo dufate nk'akaruhuko runaka, ngo tuzabigarukamo ngo bimaze yiski. Nta rukundo urimo. Ikimenyetso cya karindwi, umukobwa mukundana akwandikira gusa cyangwa se akaguhamagara kuri telefone gusa iyo akeneye faveri, iyo hari ikintu agiye kugusaba cyangwa se ashaka kugusaba. Wa musore we urimo biki? Ibyo bintu urimo uri gukora ibiki? Uwo mukobwa mureke igenda, ibyo ngibyo ubyihorere. Ikimenyetso cya munani, uwo mukobwa aguhereza vibes zitari consistent. Uyu munsi ugasanga ameze uku, uyu munsi mugapanga baby duhure, akaze yarakaye, akakubwira ngo hoya ngo ni mama ejo mwajya guhura, ukabona yibereye muri telefone ntabyitayeho. Buri gihe mbese nawe ubwawe ukaba utarishuwa neza cyane ibintu murimo ngo ni ibiki. Uwo mukobwa musige niba wumva ushaka ikintu cyitwa urukundo cyangwa se relationship nziza ndetse n'ahazaza heza mu rukundo. Amazina yanjye ni Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo.